bamugenza bate? Niba hari abantu bahagarara bakarasa Bujumbura ntibarase nk'amakompara nkanga bambwira bati na attention tuguhaye gira vuba, kuko kuva hari abari bakajya kurasa Kisangani ntago bibananiye kurasa Bujumbura. Uzanabaze Erega ntiyabinaniwe ahubwo ni saha itaragera we. M23 we ntiyananiwe ahubwo ni saha yayo itaragera we. Nago yabinaniwe sha nevu umunsi umwe bazaguhana. Kandi bakavuga ko nibagera mu Rwanda nubundi bazarobanura hanyuma bice babandi bagombaga gupfa. Noneho bibyangiye baravuga ati no mu gihe tutarajyayo reka tuba twica abangaba basa nabo nubundi n'abatutsi. Arabica abandi barabamenesha ibihumbi birenga magana ngahe bimaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Kugeza uyu munsi nta muntu uvugira ziriya munsi. Kugeza uyu munsi amahanga araterana, ibifaru bigaterana, drone zigaterana, ibintu byose biraterana, birashaka umuntu witwa umututsi gusa nta wundi muntu bishaka. Aho kugira ngo bavuge bati byibura mwirwanyeho ahubwo bakabizira bati turabafatira ibihano. Aba bantu bacumuye iki kuwiteka? Aba bantu bacumuye iki kuma? Aba bantu ko atari babi ko tubona aho bageze babana n'abandi neza. Aba bantu bise gutyo. Mbwiza ukuri wowe witaragaza hariya ugafata mikoro ngo nuko ufite mikoro ngo nuko ngo ufite YouTube ukazana amagambo y'amatakara gase ngo bamushyinguye ngo nk'imbwa ngo bamushyinguye ngo mwishyamba. Mufite ibibazo mu mitwe yanyu. Mwaracanganye kiwe mwaraparanganye mwabuze icyo muvuga wiringoma no ku rwego yarareho. Urabona wowe ushyize mu ntekerezo zawe urabona yakingurwa mu ishyamba ni FDLR ikibazo ari intera hamwe warabimenye? Ibi ntago wari ubizi? Ntago nari mbizi. Ise ni intera hamwe yageze Kinshasa kera ku bwa Mobutu ikomeye ahabwa ububasha bwo kujya kwiga muri mu yavuze peuple de les chouchous du peuple. Les chouchous du peuple. Quoi? Les chouchous du peuple. Muzi abantu bakunda wirigoma muzi cyama arimo kuntu kimukunda. Nimwe muzagwa mu mashyamba, muzagwa ku gasi. Bamwe murimo muraribwa n'inkongoro n'ibisiga. Muntera ubwoba iyo mukigikiye amagambo ya Turayishimiye Jean Paul Kigarasha ikihebe karundura. Muntera ubwoba iyo mukigikiye amagambo ya Jean Pierre Mbitse munda Jean Pierre. Intera hamwe Kabombo ikomoka mu Kinigi ubu ngubu ngo yitwa Jire Murumba kubera ko ayoboye FDLR zigize ngo ni APSRS. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Jya muri Kongo barongera barisuganya batangiye kuvuga ati mu rwigere turwisubiza. Yego. Kandi bakavuga ko nibagera mu Rwanda nubundi bazarobanura hanyuma bice babandi bagombaga gupfa. Noneho bibyangiye baravuga ati no mu gihe tutarajyayo reka tuba twica abangaba basa nabo nubundi n'abatutsi. Birara muri Side Kivu bica abanyamurenge, birara muri Noro Kivu bica abagogwe, bica barabica abandi barabamenesha ibihumbi birenga magana ngahe bimaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Kugeza uyu munsi nta muntu uvugira ziriya munsi. Kugeza uyu munsi amahanga araterana, ibifaru bigaterana, drone zigaterana, ibintu byose biraterana, birashaka umuntu witwa umututsi gusa nta wundi muntu bishaka.
icyo kintu ubundi kubera iki mahanga kuki muticara murebe aba bantu ubu bwoko bwiswe ubwoko sizi n'uwabwise ubwoko bw'abatutsi uyu muntu wabise abatutsi akabadekiriva abanaba bafite gutya na gutya abandi bagapima amazuru abandi bagapima ibiki ubundi uyu muntu wazanye ibi bintu wabaye ari ubazwa ibi bintu akanabisubiza impamvu kubera icyo aba bantu batagira ubavugira kubera icyo aba bantu bagomba gupfa umunsi ku wundi kubera icyo aba bantu inama ziterana bakagabwaho ibitero umunsi ku wundi ariko bakwirwanaho aho kugira ngo bavuge bati byibura mwirwanyeho ahubwo bakabizira bati turabafatira ibihano aba bantu bacumuye iki ku Uwiteka aba bantu bacumuye iki ku Mana aba bantu ko atari babi ko tubona aho bageze babana n'abandi neza aba bantu bise gutyo aba bantu bise gutya barabadekiriva barabashushanya aba bantu mubona gutya barebare bafite amazuru maremare gutya aba ni abantu aba n'aba ntago bagomba kubaho ibyo bintu ninde wabizanye ibyo bintu kubera iki bidacika none aba bantu kubera ko bazi ko nabo bagomba gushira rero nabo bamenye gufata ingamba zo kwirwanaho none barirwanaho bakabuzwa no kwirwanaho sase kwa nibemerewe no kwirwanaho nubwo muhagarare nyine batema amajosi ubu barimo barakoresha imbunda ariko bageze mu baturage runaka aho basirikare batari ni imihoro ikora ntago isasu baripfusha ubusa umututsi tugomba kumuca ijosi nuko yaremewe ngo bagira amajosi maremare tugomba kuyagesura abantu baremwe n'Imana bavutse kimwe n'abandi bava amaraso kimwe n'abandi nigo tubagira abantu runaka b'umwihariko bagomba gupfa ku manywa na nijoro bagomba kwibasirwa n'uwari we wese n'amahanga yose birababasha biteye n'agahinda ariko never wamenye ko Jarike Habyarimana ari Bujumbura uyu munsi yagiye guhura na Never yagiye Bujumbura yageze Bujumbura ejo bundi ni mugoroba ejo yahuye Kinshasa yagezeyo yamaze iminsi 2 i Bujumbura naho aramara iminsi 2 hageze ejo bundi ni mugoroba ejo yabonanye n'ukuriye iperereza uyu munsi rero ukuriye iperereza yagomba kumujyana kwa Never bari mu muri wa mugambi wo kunoza rya shyaka rya zina barashaka guhindura izina rya FDLR bakayita FCLR ibyo bintu byaratunganywe umugambi watunganyirijwe kwa Gisekedi umva umugambi wa Never ko ari muremure wo gukuza ingengabitekerezo ya jenoside wo kwanga icyitwa umututsi haba mu karere no ku isi yose ibi bintu abirimo noneho yitwa ko ari n'umuhuza n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe yego ubagiye kwiki ahubwo dore akazi ko kagiye kumunanira akazi kagiye kumunanira Never arahuza atabantu arimo kwica ikibazo arahamagaza inama avuga iki mu nama yo kureba uburyo hagaruka amahoro n'umutekano muri Kongo Never azavuga iki mwitege ijambo Never azavuga Bwana Magashi ndetse nagiye mbona ndifuza ko tunabigarukaho mu buryo butoya aho nagiye mbona reka njye mbyita ibihuha ko umugabo witwa Colonel W'Ingoma yashyinguwe ndetse mbona hari ibintu bari kugenda bongeraho bigiye bitandukanye bati mwishyamba muki ariko mu by'ukuri nta muntu wabaza uti ese amakuru y'ukuri nyereka ifoto abe yayigaragaza gufata igitangaza ku musirikare uri ku rugamba ariko nanone ibiri gukurikiraho abandi mu kanya nibwo maze mbona indi version bavuga bati ntago W'Ingoma arashyingurwa ariko nanone nkajya ku mudamu we ejo yapostinze amagambo nakunze no nanjye ejo nayavuzeho mu kiganiro ejo twayavuzeho numva ati le chouchou du peuple ireviva yego hata umushushu w'abaturage arahumeka tavuga ati aho hantu harimo tene ahantu korono numva izi ngendagasi zirirwa zibomborekana ahangaha ngo yashyinguye mu mashyamba se ni FDLR
mbwiza ukuri wowe witaragaza hariya ugafata mikoro ngo nuko ufite mikoro ngo nuko ngo ufite YouTube ukazana amagambo y'amatakaragase ngo bamushyinguye ngo nk'imbwa ngo bamushyinguye ngo mu ishyamba. Mufite ibibazo mu mitwe yanyu, mwaracanganyikiwe, mwaraparanganye, mwabuze icyo muvuga. Wiringoma no ku rwego yarareho. Urabona wowe ushyize mu ntekerezo zawe, urabona yashyingurwa mu ishyamba. Ese ni FDLR? Ikibazo koko ese murabivuga ngo bibamarire? Murashaka ko FDLR zisinzira rero ngo zivuganye umuntu ukomeye? Reka mbabwize ukuri, umunsi umwe muzatungurwa. Muzatungurwa nuko ibintu muba muvuga rimwe na rimwe biba bifite aho bibogamiye. Bamwe muraza mwitwikiriye umutaka, ariko murahakuraje FDLR, murahakuraje Kisekedi na Neva. Kwa Neva ngo baracyangwa ibiyeri n'ubu ngo bari guserebura kabisa. Ye baba we, wakwica umuntu ariko ntago wakwica impamvu ya murumuna nawe n'umwana we. Ibi ntago tujya tubivuga. N'aba bayobozi ntibabyivugira bati tuzarwana n'uruhinja tubyara uyu munsi ruzaza rurwana iyi ntambara mu gihe tutarabona uburenganzira bwacu bwo kubaho no mu gihugu cyacu. Yego. Ushobora kwishima ngo wishe komanda umwe n'uyu ukavuga bushaka no mu gihe ushakiye, ariko se wishe impamvu barwanira, wishe impamvu bafashe intwaro bakajya mu ishyamba. Iyo mpamvu wayishe ko ari ikomeye. Ubu se ko bagiye basubira inyuma tukabona ko binarangiye neza, bakongera bakihembera bakagaruka. Ubu mu myaka 10 ishize twigeze dutekereza ko AFC M23 ubu yaba yicaye Igoma koko na Bukavu n'ibindi bice bindi bikomeye batari barigeze banakandagiramo? Ibyo bintu twari twigeze tubitekereza? Mutekereza ko izo mbaraga zavuye aho ngaho? Mutekereza ko zarangiye? Mutekereza ko icyo gitekerezo bafite cyuko umunsi umwe bazagarura imiryango yabo, cyuko umunsi umwe bazicara bafite amahoro n'umutekano, cyuko umunsi umwe baziyubakira iterambere, cyane ko bari inyuma y'abasubijwe inyuma n'amateka, bari mu basubijwe inyuma n'amateka muri Kongo kubera icyo bari cyo, kubera inkomoko babitirira. Babise abanyarwanda karabaye. Niyo Patrick Moyaya yageze muri Canada akavuga atari abanyamurenge. Ubushize Kisekedi yamamaza yavuze yuko hari abakongomani. Ibaze ninde utazi ko abanyamurenge ari abakongomani? Ni Kisekedi na Moya. Ese waje kumenya ko Patrick Moyaya afite inkomoko ikarongi isa ari intera hamwe? Warabimenye? Ibi ntago wari ubizi? Ntago nari mbizi. Ise ni intera hamwe yageze Kinshasa kera ku bwa Mobutu ikomeye, ahabwa ububasha bwo kujya kwiga mu Bubiligi no mu Bufaransa. Isakomoka ikarongi, bafitanye n'ibisanira no kwa Gatakanziga. Ibyo mubimenye. Burya Gikwete nawe waruzi ko ari mubyara wa Gatakanziga, umugore wa Habyarimana Juvenal. Ikihebero kukuri gisubiriwe n'ikihebe kindi cy'icyana cye cyitwa Jarike Habyarimana. Ubu sibi byose mutekereza ko tutabizi? Ubu se tuyoboye ko Neva yakoze genocide za Rukomo, agakora genocide hariya hose mu Bugesera, agakora genocide Butara kamanukana za Gikongoro? Ubu se twarabyibagiwe? Ubu se twibagiwe intera hamwe zirenga 336 bari wa shitani zicumbikiye Bujumbura? Ubu se twarabyibagiwe? Twibagiwe ko Neva yabaye perezida kubera ko ari ufite ingenga bitekerezo ya genocide iri hejuru cyane kuruta abandi barundi. Ubu twarabyibagiwe. Hareko Neva na nyina wundi abyara umuhungu. Umunsi umwe ibi bintu uzabibazwa. Ururi mumbaza iki? Twari turi kuvuga ko umugabo witwa ni ati ni byuko urumva izo biri muri za propagande. Urumva nari ngendeye mu mujyo wabo bose barimo bavuga ibyo ngibyo. Yego. Afande Wiringoma yaba yarapfuye yaba ari muzima, sindi hano giye kugira ngo nemeze ikintu na kimwe. Ariko wowe ubyemeza utabihagazeho,
ufite ikibazo mu mutwe gikomeye cyane. Warageze ukemeza ko yashyinguwe mu ishyamba. Ashyingurwa mu ishyamba mu binani n'imbwa se? Umugabo harya uwo mugore yavivuze peuple de les chouchous du peuple. Les chouchous du peuple. Quoi? Les chouchous du peuple. Muzi abantu bakunda wirigoma muzi cyama arimo kuntu kimukunda. Nimwe muzagwa mu mashyamba, muzagwa ku gasi. Bamwe murimo muraribwa n'inkongoro n'ibisiga. Ibyo mumwifuriza. Imana izabibakubira inshuro 7. Icyo nababwira cyo, nta wamushyinguye mu binani nkuko mubivuga mu bishyambiyo, nta wahagaze kuri mayiti ye ngo ayitegereze anayirebe no mu maso na mayiti ya Wiringoma nubwo mwanayireba munayirebye mwanahita mupfira aho ngaho. Nkuko Mose yavaga imbere y'Imana, Abisirayeli bagatinya kumureba mu maso. Ntago wareba mayiti ya Wiringoma nushobora. Uyibonye wararupfuye wowe. Ntago wayibona. Ntibazana kubeshya n'undi munsi. N'ibinyamakuru byirwa byitaraga sangaha ntayo muzabona, ntimuzamenya. Nta kintu na kimwe mufite, nta makuru mufite kuri Wiringoma, ntayo mufite, nta n'uyafite. Amakuru ye azwi n'igihugu cyo mu ijuru, azwi na FCM 23 n'umugore we. Nabereka tumushyire n'umugore katumushyiremo nawe kuko burya umugore w'umuntu ari umuntu ukomeye bwana Magashi cyane. Abo rero nabagumya abangoreke babandi bo muri CDD-FDD. Rero ibyo mukomeza kuvuga nyine ni mumurireho views, ariko umunsi umwe izi views namwe hari igihe muzaziruka. Mukomeze muhuragura ibigambo aho ngaho, mvuga ibyo mushaka, mumfate w'ijambo ko mubishaka, abandi mupfobya, abandi muneterariza, abandi mugira muti, ariko umunsi umwe namwe bizabagaruka. Kandi bamwe mubikora mujya mwitaragasariya mukambuka na za Goma mukagenda ngo abanyamakuru 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 rero iyo bavuze bashyize bagashyira abanyamakuru bo mu Rwanda. Nge bintera nubwo bakuru umunyamakuru wo mu Rwanda yakwitwikira umutaka nk'uwa Nyamuhombeze wahombeye Imana agahombera na bene waba agahombera isi yose. Muntera ubwoba iyo mukigikiye amagambo ya Turayishimiye Jean Paul Kigarasha ikihebe karundura. Muntera ubwoba iyo mukigikiye amagambo ya Jean Pierre Mbitse Munda Jean Pierre, intera hamwe Kabombo ikomoka mu Kinigi, ubu ngubu ngo yitwa Jire Murumba kubera ko ayoboye FDLR zigize ngo ni APSRS. Namwe mukajya mu mujyo wabo, ibyo batangaje namwe mukabitangaza, mwitwa ko mukomoka mu Rwanda. Muzi neza ko umugambi wabari abagome ari ukwataka u Rwanda no kuruzimya ku ikarita y'isi, ndetse byaba na ngombwa nawe ukabigenderamo. Tukiri aho ngaho, ese nibyaba ari cyo cyatumye nago ndi buvuge byinshi kuri iki kintu kuko twakigarutseho gato, nibyaba biri mu byatumiye mama 23 ifata icyemezo gikomeye ku mibiri imwe yagirwa rubaya, igafata icyemezo ati hari icyemezo dufashe. Nge nashatse kuvugiraho. None se urumva babura gufata icyemezo bate? Mu gihe babona jewe Magashi nikarakashije hanga urupfu rwa Wiringoma, urupfu rwa Wiringoma, nundi harababyuza rowe breaking on breaking news. Can you imagine ura breaking news ya Wiringoma kweli? Oya maga aho ngaho reka tugendana, haga handi ba blaming kubera iki? Niba dushobora gutangaza tuti umu FRDC n'urugero yarashwe yagize iki, wanatangaza no ku ruhande rwayo mu 2023. Yego, ariko nanone ntago ngiwe nazaha ngo mvuge ngo Wiringoma yashyinguwe mu mashyamba wenda wahana kubera iki. Nshobora kuvuga ko yashyinguwe kuko mu bivugwa niba umuntu yapfuye agomba no gushyingurwa. Ariko gasari kabaze nkubaza, wowe ujya kuvuga kuri iyi nkuru wavuze ngo biravugwa ko. Yego, sibyo? Yego, biravugwa ko yapfuye. Yego. None abangaba bameze nk'ababihagazeho bakabona niyo mayiti ye bakanamenya ko noneho yashyinguwe no mu ishyamba. Ibyo bintu se giye uko ari byo numva.
wa burekinze niyuzi wemeza ko Wiringoma yapfuye. Ibyo wenda reka tuvuge ko nta kibazo, ahubwo na video turabona yemeza ko umuntu yashyinguwe muri iryo shyamba. Kuki ushaka kwemeza se ko haninde wahagaze kuri mayitese yemeze ko yapfuye? Karemoze numva umudamu kanyigushye, ariko uyu mudamu nago namuvuga kuko naba namamaje ikitangazamakuru cye kuko ni kinazwi, ariko ibintu yavuze nabonye ko ibi bintu atari byo. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago zicu.